Hari igisi twataka tugahura n'ingorane nyinshi ku buzima bwacu. Rimwe na rimwe hari ibintu byinshi dufata nk'icyemezo kikatwicira ubuzima cyangwa kikatukiriza ubuzima. Ubundi baravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana, ngo n'umugabo mwiza ngo umuhabwa n'iyakuremye. Buri iyi si tubamo ya buri munsi ifite inzira nyinshi abantu tunyuramo, zibe zoroshye cyangwa zibe zigoye. Ariko buri muntu wese iyo ashatse neza ubuzima bwe burahinduka, kandi n'ubwo rwabo rugira iterambere rihamye kandi ku buryo bugaragara. Ntabwo ari bya bindi bavuga ngo uriya yakize kuko akijijwe na runaka, babandi batangiriye kubusa utangira kubona impinduka ziri mu rugo rwabo. Birabigoye kubibona, ariko iyo bashyize hamwe byose nta kintu kidakunda muri ubu buzima. Bundi baravuga ngo haguma ubuzima, ngo ifite ubuzima nta na kimwe utageraho muri ubu buzima turimo, nta n'ikintu na kimwe umuntu atakora afite ubuzima. Ati gukira ntago bisaba yuko uba ufite byinshi, ahubwo iyo ufite urugo rwiza cyangwa umugore mwiza wahawe n'Imana ugusapotinga mu bitekerezo, naho ugiye gutangira ukagenda ugakora, ngo niyo soko y'ubuzima bushyashya uba utangiye, bituma ubwaho ngo ubuzima burushaho gukomera uko byagenda kose. Ubu umuntu nyakuri, ubu umugore uhamye, ndetse ukagira n'ubuzima bw'ahazaza bwiza. Reka nkubwire agakuru gatoya, kora subscribe kuri Kivu Media 2 TV. Wisanga muri iyo level uhita uhinduka. Umugore burya ni inkingi y'urugo, aho udahara bahari. Uwamushatse umukunze ntuzigere umufata nk'undi wundi, nkaho utigeze umukunda, nkaho byakugwiririye. Kurikira akantu ku kandi, tera agatebe wicare twige. Ni kuri Kivu Media 2 TV, uhawe ikaze. Ubundi umugabo w'intakorwaho ahora atanga ibitekerezo bidafite agaciro n'umwanzuro muzi. Ubundi umugabo ni wa nyawe ufata icyemezo akavuga ati nkwiriye kubaho nkanjye, apana kubaho nka runaka. Hari umugabo wigeze ikiharambure mu rugo, abwira umugore yuko amafaranga azajya akorera ari umugore uzajya uhaha gusa, umugabo atazigera yongera kugira ikintu na kimwe azana mu rugo. Umugabo ati madamu wanjye rero amafaranga yanjye ngiye kuzajya njya ku kabari nyanywere, ibyawe nibyo bizajya bitunga urugo. Umugore mu kinyabupfura cyinshi cyane arangije abwira umugabo ati aterega ijambo ni ry'abagabo ntago ari ry'abagore. Ati ntago nshobora kugwanya igitekerezo cyawe, kuko umugore yarazi umugabo we, umujinya we, amahane ye. Umugore yaciye bugufi kugira ngo umugabo akore icyo ashaka, nabona harageza kuri kosa wenda azihindura ku giti cye. Umugabo nibwo yatangiye kujya akora amafaranga, uko yabonye yajyana mu kabaranywa agataha yasinze. Ibyo umugore yatetse umugabo yataha akaza bimena, kavuga ati ibi bintu watetse ni ibiki? Ati ko nakubwiye ko amafaranga uzajya ukorera ari ugomba kujya uhaha, atayanjye ko ntazigera nongera kuvuga ngo uhahe, nzajya njyana mu kabari nkinywera agacupa. Bimeze bite? Ibi watetse ni ibiki? Umugore ati nanjye guhaha bino nibwo bushobozi nari mfite. Ati nanjye abana mfite amafaranga nanjye nakabaye mpaha ibirenze ibi ngibi, atari ko mu tubabarire, ati tuzikosora. Umugore ati sheri wanjye rero ntuzongere, icyo ni ikosa wakoze. Umugore aharyamye akiyorosa amarira akisasira yandi. Ari akaga gakomeye cyane yuko umugabo we yahindutse ku buryo bugaragarira amaso cyane. Umugore mu gitondo yabyutse afata agasuka ajya mu kavande, ajya guhinga, ajya gukorera imyaka, maze umugabo musiga aryamye. Atashye asanga umugabo aracyajyamye bitewe ko yaragwaye hangover, inzoga zari zamukubise bihambaye cyane. Umugore yatashye nka saa 4, ageze mu rugo asanga umugabo akiryamye. Umugore aramwihora yanga kwirirwa akangura umugabo, maze umugore avuga ati abana banjye bagiye ku ishuri, reka mfate isekuru nini nsekuru ubugari, maze abana banjye baze gutaha baze babona icyo kurya baticwa n'inzara. Kuko se nta kintu yitagaho na gito, kuko ubuzima yabonaga ko ntacyo busobanuye korewe. Maze umubyeyi arangije afata isekuru, arangije ashyiramo imyumbati, arangira asekura ubugari. Amaje gusekura ubugari aravuga ati reka nari kutuzi nindangiza nkore ubugari, nimara kubukora njye munsi y'urugo njye gushaka utuboga abana banjye baraza bagafatisha. Umubyeyi amaje kubikora arangije arakora ubugari, arangije avuga ati reka nyarukire munsi y'urugo njye gushaka utuboga. Maze umugabo ahabyukiye arahamagara umugore ati yewe runaka uri hehe? Umugore ngo cikwe. Umugore bitewe ko yaragiye kure y'urugo, aho yaragiye gushaka utuboga two kugira ngo bifunguro bwo kufatisha bwa bugari umubyeyi yarasize akoze. Maze umubyeyi uko agiye munsi y'urugo, maze umugabo yarabyutse ahamagaye umugore ati kanaka, ngo araceceka bitewe ko atarahari. Maze umugabo akaraba mu ntoki nk'umuntu
waruvuye mu kazi. Arangije kingura ku gikoni, arebye abona kotsi karugucumba, arangije aravuga ati madamu wanjye harumanze yatetse. Maze umugabo icyo yahise akora ikintu kimeze gutya. Yahise ahamagara inshuro 3, umugore yanze kwita, barangije afata bwa bugari bwose atiteye ngo burashyushye, arangije bufata bushyira mu ntoki ze, arangije arirukanka aragenda. Nyuma y'urugo hano hari amasaka, aradirigadiga mu masaka. Arangije umugore aho yari arabona ibintu birimo birakubita amasaka, umugore arikanga aravuga ati ese nibiki byanyatatsemo hano. Umugore arangije aravuga ati reka ndebe ibyo bintu byari byo. Akaga kateje kandi biteye n'isoni. Umugore yaragiye kurikiye ngo agiye kureba ibyo bintu byari byo, abona ni umugabo we akikiye ubugari mu ntoki bwari bushyushye cyane atiteye ngo burukumwotsa. Umugabo ni isoni nyinshi cyane. Uyu muntu afite isoni nyinshi yiregura mu bidafite agaciro. Aterega madamu wanjye utagira ngo harandi naringiye, ati nari nkukuzaniye ngo nkatsiraho wanjye kuko numvaga inzara inyishe cyane. Umugore yarumiwe cyane, ibyo umugabo yaramaje gukora byari bitsekeje cyane kandi binateye isoni. Iyo nkuru ikintu yansigiye ni kimwe mu buzima bwacu. Turabizi neza yuko turi mu isi yaho tutagirirwa impuhwe n'abantu bose. Buri muntu wese amenya kwirwanaho kugira ngo agire ubuzima bwe runaka, ariko kabaho bikaba iyo yirwanyeho. Buryo umugabo ngo agira ubuzima bwiza iyo yirwanyeho, niyo bugize bubi birangira bubaye bubi, ariko niyo butunganyije kugira ngo bube igisobanuro cy'ubuzima bwiza biraba. Niyo mpamvu bavuga ngo burya ngo amahitamo y'uyu muntu ngo niyo amugeza ku ntsinzi cyangwa akamugeza ku mpera y'ibihe. Ubone ngo urugo rw'umuntu ntago rwubakwa n'undi wari wese uturutse hanze, ahubwo rwubakwa na nyir'ubwite ururimo, kuko iyo ugiye kurebera ku rwa runaka warwubatse birangira ushenye urwawe. Kuko ashobora kuvuga ati ngiye urugo rwanjye ngubaka gutyo, ugakurikiza ibitekerezo bye, ugasanga biragize biraflopinze, ntusanga bigiye mu nzira nziza. Niyo mpamvu ubundi bavuga ngo buriya mu buzima ngo utera ikirezara cy'ibanza, ntuzigere ukora ikintu utamanjije kwiheraho, ntuzigere utanga intama nzima utamanjije kwitekerezaho ubwawe, ese byaragukundiye cyangwa ntibyagukundiye. Uvuga ati nubwo bino nabigenjeje gutya ariko byamanjije kongeraho ingaruka zimeze uku nguku, usanga nyine byakugwa ariko kubigeraho mu buryo bugizemo. Niyo mpamvu bavuga ngo iyi si tubamo ya buri munsi, agahinda kose gashobora kuboneka mu muryango. Ubundi umugabo nyayo akamanje gutekereza ati se bino mbiterwa n'iki, mpagaze hano kuko byagenze bite, kuko no hano haba inzitizi zikomeye cyane. Uko byagenda kose nta mugabo n'uyu n'umwe udahura n'akarengane, udahura n'akaga gakomeye cyane. Rero isi ya none nikiteye. Kubaho kwacu n'ibiganza byacu, imbone zacu, ubumenyi bwacu n'ububasha bwacu. Ubundi nta soko umuntu avomaho ngo ibure kutagabanyukaho na gato, kuko amazi ubura gushyira mu ibuni ntago ari ukumanuka ngo agende, bisibye ko bigoye neza kumenya uburyo yagiramo. Ubundi umugore iyo umufashe neza uba witeganyiriza ubuzima bwawe bwose. Nutekereza ko umugore uzamufata nabi uzaburangiza n'ubuzima bwawe bwose. Sometime naramuka agiye ukamubura, uzifuza wa wundi wasize, nuvuga ati ngiye kuzana uyu nguyu niwe uzankorera ibintu bizima, ahubwo usanga ibintu birapfuye. Niyo mpamvu rero muri ubu buzima tujye tumenya agaciro kabo dukunda, kubakungwa akaza, kumenya ibyo tugomba n'ibyo tudakwiriye kubagomba. Ubutaha nzabagezaho ikiganiro cy'umugabo w'injarwa, uburyo byamugendekeyemo. Burya baravuga ngo umugabo w'injarwa ngo naho abatandukanye na puberi bamenamo imyanda. We nta mugabo akakwiriye kuba injarwa by the way.